ya Lazaro tubona umuryango wari wamaze kwiheba, wari warangije kwiganyira, ndetse bumva bataratabawe nk'uko bikwiriye ubucuti bari bafitanye na Yesu. Bamutumyeho bavuga bati nagera hano uko biri kose musaza wacu arakira, nta kibazo ari bugire. Ariko Yesu atinda nkana, ni ukuvuga ngo yatinze abishaka, ndetse abwira abigishwa be ngo erega Lazaro iyi ndwara arwaye si iyo kumwica. Ariko nyuma amaze gupfa nibwo yavuze ngo noneho nimuze tujye i Betaniya kwa Lazaro, ngo kuko yarapfuye. Baragenda, ariko icyo Yesu yaragambiriye cyari iki bakunzi?